murakoze mushobora kwicara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, tubahaye ikaze mu masengesho ngarukamwaka yo gushima Imana. Mu ntangiriro z'umwaka duhurira hamwe kugira ngo dushime Imana ku byo yakoreye igihugu cyacu ndetse dusengere n'umwaka tuba dutangiye. Ngewe umusangiza w'amagambo nitwa Clemence Nkurikinka, nyobora umuryango witwa World Relief. Muri uyu mwanya ndagira ngo twakire Moses Ndahiro, umuyobozi wa Rwanda Leaders Fellowship, umuryango udutegurira iki gikorwa. Aratugezaho ijambo ry'ikaze. Nasoza kohari ijwi ry'impanda baradufasha gushima Imana mu ndirimbo. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Madamu, bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, banyarwanda mukurikiranye amasengesho mu izina rya Rwanda Leaders Fellowship ndetse no mu izina ryanjye bwite, tubahaye ikaze muri iki gikorwa cyo gushima Imana no gusengera igihugu cyacu. Mboneyeho kandi umwanya wo kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Uyu mwaka kuri twese uzabe umwaka w'umugisha, uzatubere nk'uko Nyakubahwa Perezida yabitwifurije ko everything will be alright. Mperutse mu misa dusingiza Imana mu ndirimbo yitwa Twaje Mana Yacu, ngo tuje kugushimira, nitwe duherutse kugusaba ngo uduhe amahoro, uturindire ubuzima, warabiduhaye urabyuzuza, none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira. Ibi bihuye neza n'impamvu iduteranije hano. Nk'abayobozi twaje kuyishimira, nitwe duherutse kuyisaba ngo izadushoboze muri byose, iduhe amahoro mu mwaka utambutse, yarabiduhaye irabyuzuza, none natwe twaje kuyishima. Twaje no kwiragiza uyu mwaka dutangiye wa 2025. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, by'umwihariko ndagira ngo mu izina ry'abateraniye hano twese tubashimire cyane ko mwaduteye iteka mukaza kwifatanya natwe muri aya masengesho. Ibi bifite igisobanuro gikomeye, kuko nk'uko ijambo ry'Imana tugenderaho nka Rwanda Leaders Fellowship ribivuga muri Zaburi ya 33:12, hahirwa ishyanga rifiteho Uwiteka nk'Imana yaryo. Turahiriwe nk'abanyarwanda ko hejuru y'ibindi byiza byinshi Imana yaduhaye, dufite abayobozi murangaje imbere bafata umwanya bakifatanya n'abanyarwanda twese ndetse n'inshuti zacu ngo dushimire Imana ndetse tuyiragize n'umwaka mushya dutangiye. Turabashimiye kandi Imana ibahere umugisha. Munyemerere nshimire n'abashyitsi, inshuti z'u Rwanda baturutse mu bihugu bitandukanye baje gufatanya n'abanyarwanda gushima Imana. On behalf of the organizing team, we want to extend a warm and a heartfelt welcome to our international guests who have traveled from afar to join us in this national prayer breakfast. Your presence is a testament to your love for Rwanda and the universal language of prayer that unites us across cultures, borders, and religions. As I mentioned, your country kindly stand for recognition. Gabon.
Ghana, Ethiopia, Kenya, Russia, South Sudan, Uganda, the United States of America, and Zimbabwe. Thank you so much for honoring our invitation and being part of this special gathering. Rwanda Leaders Fellowship ni umuryango wa Gikristo ufite intego yo kwimakaza indangagaciro zubahisha Imana mu buyobozi. Dutegura ibikorwa bitandukanye bihuza abayobozi hagamijwe gusengera igihugu n'abayobozi mu nzego zitandukanye, gushimira Imana ku byagezweho, kuyiragiza imigambi yose y'igihugu ndetse no kwiga inyigisho z'ijambo ry'Imana ku bijyanye n'ubuyobozi bwiza. Aya masengesho y'uyu munsi dufite insanganyamatsiko igira iti Bridging the Knowing and Doing Gap in Leadership. Ngenekereje mu Kinyarwanda ni kuziba icyuho kiri hagati y'ubumenyi dufite n'ibyo dukora mu buyobozi. Ijambo ry'Imana muri Matayo 7:21 haravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ijambo ry'Imana rero ridusaba gushyira mu bikorwa ibyo twamenye. Uyu munsi dufite umwigisha Professor Nathan Chiroma, umuyobozi w'ishuri ryigisha iyobokamana Africa College of Theology riherereye mu karere ka Kicukiro. Araza kutugezaho inyigisho yaduteguriye kuri insanganyamatsiko. Mbere y'uko nsoza nagira ngo nshimire cyane abadutera inkunga mu buryo butandukanye tukabasha gukora uyu murimo ukenera mikoro n'imbaraga nyinshi. Ndashimira cyane abanyamuryango ba Rwanda Leaders Fellowship ndetse n'abakorerabushake bateguye iki gikorwa. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nsoza nongeye kubashimira by'umwihariko uburyo mwebwe na Madame First Lady muzirikana iki gikorwa mukitabira ubutumire bwacu. Ni umugisha ndetse n'inkunga ikomeye cyane muri uyu murimo dukora. Dutegerezanyije amatsiko ijambo mwaduteganyirije uyu munsi. Murakoze cyane, tubifurije mwese kunguka byinshi no gufata ingamba nshya muri aya masengesho. Mugire amahoro y'Imana. Murakoze.